nyakubahwa Minisitiri w'umutekano mu gihugu, nyakubahwa Guverineri w'intara yacu y'Amajyepfo, abayobozi b'ingabo na polisi teraniye hano, abanyacyubahiro abadepite muri hano, abihaye Imana, nyakubahwa umunyamabanga uhoraho wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside n'abandi bayobozi batandukanye, ndagira ngo kuri uyu munsi mu nkundire bagezeho indamutso y'abaturage b'akarere kacu ka Huye igira iti dukorane umurava, dukorane umurava. Ndagira ngo tubashimire, dushimire cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, udahwema gutekereza uko abanyarwanda baba abariho none ndetse n'abazaba ejo bazaba bameze. Turashima cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ko nyuma y'imyaka 20 jenoside yakorewe abatutsi ibaye hano mu gihugu cyacu, ubuzima bw'abanyarwanda bwagiye burushaho kumera neza, abanyarwanda bagiye barushaho gutekana, abanyarwanda bagiye barushaho kunga ubumwe. Ubu iyi myaka 20 tukaba duteraniye aha ngaha kuri iki kibuga kuri iyi tariki, dutangira ku mugaragaro kureba uburyo abanyarwanda bakwiye kureba imbere, kwishimira ko imyaka 20 jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu gihugu cyacu, uru rumuri nyumbarutso y'icyizere cy'ejo hazaza rugeze mu karere kacu. Ndagira ngo abaturage b'akarere kacu ka Huye ndetse n'abandi muteraniye aha ngaha mumfashe tubyishimire kandi dushimire abayobozi batandukanye baje kwifatanya natwe. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, akarere kacu nyuma y'imyaka 20 twibuka jenoside yakorewe abatutsi, turishimira ko hari ibikorwa byinshi kandi byiza bimaze gukorerwa abacitse ku icumu, bimaze gukorerwa abanyarwanda muri rusange mu rwego rwo kwihesha agaciro, mu rwego rwo kwigira. Turishimira ko inzibutso hirya no hino mu karere kacu nyinshi zamaze gusanwa, izindi zubatswe. Tukaba twishimira ko muri uyu mwaka n'izari zisigaye hafi ya zose nazo ziri gutungana. Ibyo rero tubikesha ubuyobozi bwiza buharanira buri gihe ko imibereho y'abacitse ku icumu n'abanyarwanda muri rusange irushaho kuba neza. Turishimira gahunda muri iyi myaka myinshi igeze kuri 20 zagiyeho zigamije kubanisha abanyarwanda, zirimo inkiko gacaca, zirimo gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge n'izindi gahunda nziza abanyahuye twishimira. Uyu munsi twishimiye urumuri twakiriye kuko ruraduha icyizere, rurongera kutwongeramo imbaraga kuko tuzi ko ubuzima nk'uko urumuri nk'uko abana bamaze kubiririmba aribwo buzima, aricyo cyizere, ariko kubaho. Tukaba tubasezeranije nyakubahwa mushyitsi mukuru n'abashyitsi mwese muri hano ko uru rumuri rudusigira imbaraga zo gukomeza kureba kure, imbaraga zo gukomeza kumva ko u Rwanda ari twe tugomba kurwubaka, imbaraga zo gukomeza kumva ko akarere kacu ka Huye ari twe tugomba kugatunganya, imbaraga zo kumva ko abanyarwanda muri rusange n'abanyahuye by'umwihariko tuzakomeza gushyira hamwe tukamurika nk'uru rumuri, tukamurikira imitima ya bose, duharanira kubana neza na bagenzi bacu, duharanira kumva ko kubaho ubana na mugenzi wawe mwumvikana, muhuza imbaraga zo gukora, ari byo bizatuma intambwe tumaze kugeraho nk'igihugu irushaho kugenda neza. Abagira ngo bashimire kuri uyu mwanya mwiza
mwafashe kugira ngo muze kudufasha kwakira urumuri. Dushimire cyane urubyiruko ruteraniye hano kuba ari rwo rwakiriye urumuri, ndetse dushimire n'urubyiruko rw'akarere ka Nyanza kuba rwadushyikirije uru rumuri. Bityo natwe tuzarohereze akarere ka Gisagara nako kazahereza akandi karere, bityo u Rwanda rwose uru rumuri ruzahagere kandi rurushaho kumurikira imitima ya benshi. Turabashimiye cyane, Imana ikomeze tugirire neza.